dutangira filime iminota 5 yanjye ya mbere ni ukwamamaza dutumikira badutumye. Reka nangire mbereka biscuit ikomeje gukora ibitangaza muri East Africa. Abana murye biscuit, abapapa iyi biscuit, amaji abatara amaji mwese iyi biscuit bagereho. Yabayita home cookies. None ukeneye umugati ukorerwa iyi biscuit korerwa n'urumva ni ibintu byujuje ubuziranenge bihumura. Ushaka umugati witwa home bakara hujya hose. Waruzi biscuit cyose kandi ifite intungamubiri zihambaye. Ndayizi ni home cookies. Waruzi ko harimo vanilla? Ndabizi. Waruzi ko harimo shokora na brown sugar? Maze ndabizi. Home cookies. Harimo butter, ifarini, amaji, amata n'ibindi byinshi biyongerera uburyohe n'umwihariko. Turabizi. Byose ni home cookies. Dore uburyohe mbanogo mwana. Yake ko nyibazaniye ariko noneho filime tugiye kureba uyu munsi bayise gute nako ntago ari ngombwa. Narakubwiye tucyumva uzanyaga filime ni ngombwa kibaruma kibahana kirabiranya kimomo. Hey, uretse nze dutangirane n'uyu muhanzi bamwise Igoro. Akubwira tuyitegereza gasozera tureba ako bise Yake yandirimbo bayise yutegereza ndaje na filime nyibabwire bimeze bite. Bakise The Hard Way ni uburyo bukomeye cyangwa inzira ikomeye ubifata uko bishaka. Nangi uyu munsi babana nababwiye ati mwabana mwe mwashyize agapira hasi tugakora akazi neza baranga bashaka tubikora mu buryo bukomeye. None niyo mpamvu zigenza na filime z'ubwenge rinya. Hari abari batanyanga ngo Ruki yarashaje gusa katagikora filime yabiretse kandi narabwiye sindatangira gusobanura. Please ndacyari kwishyushya. Nzatangira gusobanura filime umwaka utaha. None nimba ndi kubazonga aribwo nkiri kwishyushya. Ibaze nintangira gusobanura. Yakabakise ngitegereza aga filime bakise The Hard Way ni uburyo bukomeye cyangwa inzira ikomeye. Bimeze bite? Nanone ni kimomo ukomeye. Sigaye nitwa Rocky wacu. Sibyo? Nuzajya mbona ujye mvuga ngo uyu ni Rocky wacu kuko nitwa Rocky wacu nuko bampamagara. Bimeze bite nyuma ya Igor tureba The Hard Way. Abakinnyi ni ibyamamare. Michael J. White nimumuzi nakubita. Abandi ndagenda mbakubwira gake gake nyuma ya Igor akubwira ati utegereza. Kano karimo ndakabatuye mwese reka mbenywa ku mazi abadukurikiye muri Burundi abarebera kwa Simba honga i Burundi abari Kongo ahi Masisi muri edition Better Squad F n'abafatira muri edition de Victory mwese kabagereho nakanyu umutima urakumbaza utese yagiye he ko mwasangiye akabisi yakabagero kano karirimbo iye dore karaje inzimbanye nini uburiri bumbanye bunini uyu musore dutura amaganya y'idisi kwesha ni kubi erega nanjye ndakumva oya sinkure bimeze bite byari ibihe bigoye kiragisazi mu maso kandi uri maso y'inyana ntibyari kura amenya hano hanze mubabaye we mujya munyura mu bihe bigoye mwicira amasazi mu maso ngerayo kubera kuvuka n'imbuto siko naranyura mu bihe bikomeye na rimwe murameze neza byaje gucamo ese mbabeshye byaje gucamo nyuma ya Igor mahano mabano ntago ari mahano nari nsomye nabi ni mabano twita tureba The Hard Way nanone ni Rocky ngo sinasoma nabi urakumbaza utese yagiye kano karimbo kabagira mwese bakire bacu yakabisi none agahiye dore karaje inzimbanye nini uburiri bumbanye bunini imisi ni mibi kubeshya ni kubi baby erega nanjye ndakumva oya sinkurenganya byari ibihe bigoye twicira gisazi mu maso kandi uri maso y'inyana ntibyari kuramba bimeze bite kabagereho ndaje mbakoremo akazi ibyo gusobanura babindekere kuko ndasobanutse
abanzi ntibangereranya abamenye ntibanshidikanyaho reka mparino okay inshuti zitakumbaza zitese yagiye igihe cyari kigeze ngo muryoshye ibintu ntibishakwa ahari uza kubimenya nuba warasize gusa baby erega nanjye ndakumva oya sinkurenganya byari ibihe bigoye twicira gisazi mu maso kandi uri maso y'inyana ntibyari kuramba muri tayari turebe the hard way okay iya nakubwiye ni Rocky wacu turi kumva nta mwanya wo gutegereza ubuhari wa by'uyu muhungu ndirimbo ngo imwibutse wabona uyu muhungu ari kuririmba urwo abonye abanyarwanda bari babizi kera batisha yasigaye aririmba urwo abonye igor wabona yarasigaye aririmba urwo abonye no kurwo yabonye aturirimbiye urwo yabonye buriya reka twikomereze ndari indirimbo wumva kumva ko abasani bose baje wese ko tuzi ko abanzi bose muririmba urwo mwabonye bimeze bite ngo ngiye byabaye ku shumi yanjye kumva baririmba urwo yabonye bimeze bite ka twirebere filime nagutinda nuko dutangiye filime yacu we narakubwiye ati byo gusobanura babindekere kuko ndasobanukiwe ndanasobanutse sibyo abanzi ubundi ntibangereranya hari akana nabonye kamfata karangereranya sha umuntu w'umubyeyi nkanjye wo kungereranya ute njye mba ndaho gusa naho nubwo ngiye bambara ubundi mu bantu baba bakora kano kazi ngiye mba ndaho gusa ndahandi hantu noneho ujya ufata abandi bakora kano kazi ubagereranye ngiye ntabwo ubundi mba marito gusa muri kunyumva kandi ibintu nsobanura bikunze gucanga benshi bisaba umuntu aba asobanukiwe kugira ngo anyumve Michael J. White Luke Goss Kimomo ko mwazanye dutangiye hano dore ngo uwo mwana mukurikire yinjiye mu modoka mwana uyavamo katurore nuko dutangiye filime yacu hari bari birukankanye Cody hey Cody mufate mwana Cody bikore uyari kuvuga ngo Cody bikore mufate Cody uri nyuma rw'abara Cody cyo birukankanye nimba ari mwene ngangu nimba ari imbobo cyo uva uri sasa kurikira abashinzwe umutekano nibo gukurikira bakajya ngo freeze nuva uri uyavayo ugenzi wari imbere bakurikiye ibandi bimeze biti bandi naryo rirabasubiza nuko dutangiranye isasu barakurikira uyari inyuma katora isasu hari isasu ryavuze umugore arasakuza uyavayo uyasigaye inyuma bamusize bamwanikiye kumbe hano hari umugore wapfuye nimba atari umukobwa ngo mba mbonye imisatsi simba menye nimba ari umwana nimba ari umugore kuva mu polisi wari uri imbere yarashwe meze gute nshuti iyo warukurikiye yitwa Cody we buretse nanjye utandase wa muginga tuza kandebe yarashwe buretse
nyana yimbwira ndashe mwana yishe n'umukobwa ba You gotta take care of Lacey. I got it. Don't worry about it, okay? muginga tugomba kumubona turamubona How'd you get the fuck into this? What happened? Tell me. genze biti Toro. ni toro I took something from her. I took something from her. hari ikintu nakuye kuri toro mfite n'umusore polisi bandi bavayo bagira ngo mvuga What are you saying? shaka kuvuga iki We're friends. jene turi inshuti We did some stupid shit together. jene twakoranye ibintu by'ubugoryi byinshi yeah Tell John. tire John I left something for him. bwira John ngo hari icyo namusigiye Tell me. Come on, Cody. ni iki kimbwira John will know. John araza kukimenya John always knows. John buri munsi abazanunahisha ikintu umubwire ko hari ikintu namusigiye aramenye hagikura ese uyu mugabo ninde Got you. ndagufite Tell him I'm sorry. ubwire John ngo musabye imbabazi uyu mupolisi yitwaga Cody upfuye aravuze atubwire uwitwa John ko hari icyo namusigiye ngo ndetse ngo John ngo iteke iyo namusigiye ikintu bazari bugisange ntabwo ari ngombwa abwire uyu mugabo wundi bari kumwe bimeze bite yasigaye arira mugenzi we bari kumwe mu kazi arapfuye ararashwe Fuck. mugenzi we arapfuye fire ku rugamba ehe ifanke njye numvisha avuga ngo ifanke simuzi iyo njyana y'amafanke yeah hano rurashwa abapolisi bahageze nyuma nuko dutangiye filime yacu bakise the hard way ni uburyo bukomeye cyangwa se inzira igoye nanone wumva nsobanura ibigoye kuri njye biba byoroshye cyane ntabwo binsaba kwivuna tugarutse yitwa Queens ni muri New York ni muri Amerika ejo bundi cyagiye filime mumbaza ngo ese ngo ko filime zidasohoka niho narindi bahita Queens ni muri New York tugaruka kabari bita House of Pine Jazz bongeye barahafungura ni grand reopening bongeye barahafungura n'akabari turi mu ibara kabari turimo wa mugabo dutangiye barasa ifoto ye imanitsemo kumbe hano ruri kwikinana bamwita Michael J White nirwanyisha uyu mugabo turamuzi no ari gukina barumani wo mukina ari hehe Name's Evo from the Ukraine. uwo turi gukina na hano umukino yitwa Evo ari muri Ukraine sasa hano hari ukuntu ino mikino ya chess umuntu ashobora kuba yayifata akagenda we agakina n'undi akamenya uko byagenze akamuzana n'undi agakomereza uko byari bimeze sasa uyu mugabo ari kwikinana ariko bahanganye nubwo atari hano yitwa Evo ari muri Ukraine ku buryo uyu mugabo ashobora kumushyiriraho agakomerezo cyangwa se n'akaba yanabibona ko bari gukina 6 moves. maze kumutsinda move 6 Make that 4. oya reka tuzigire nye nako tuzigire nye menye ariko beshya arakina usanga umugabo ari gukina yashishikaye kumba ari gukina na mugenzi we udahari mugenzi we yaza agakomerezaho Closed mouth don't get fed, right? wamugenga umuntu ufunzwe cyangwa se umuntu ufunze ntabwo ujya ugaburirwa ngiye filime yanjye iri gutangira iminota byibura nk'icumi ya mbere 20 mfata udupoze twinshi kugira ngo musobanukirwe sasa uyu mugabo yakomeje kureba urwana rw'uruseriveri ruri muri aka kabari rwakomeje kumwitegereza rucecetse ariko rubwira ati warwana we umuntu ufunze cyangwa se umuntu ucecetse ntabwo bawugaburira mbega ni kumubwira ati vuga icyo ushaka kuvuga Hey, you. What's on your mind, Neff? Nef mwishywa wanjye n'iki kikuri mu mutwe mbwira Back door like I asked you to. What happened? urwana n'urwishywa rwe It's just icyo nashakaga grew up hearing all these stories about you. nagiye nkumva inkuru nyinshi Watch you playing chess with someone. And it doesn't seem to match up with the none nkubonye uri gukina chess none urabona ntameze nk'aba bantu bakagombye kuba bakina golf and chess playing Negro you see before. cyangwa wenda sasa urwana uramubwiye ati wa mugabo nagiye nkumvaho kenshi uri umugabo kandi ufite icyo bapfana uyu ni umwishywa we ati nagiye nkumvaho kenshi ati ariko nkubonye uri gukina chess turabona bidakwiye ko nakina chess ntari na yamaniga akina golf I mean, icyo nshaka kuvuga Afghanistan? Special ops? barambwiye ngo muri Afghanistan wari umusirikare uri special ops ajya kuri zo operation ziyambaye cyane Crazy Black Rambo for bajyaga bavuga ngo uri Crazy Black Rambo mbavuga mbega ngo uri Rambo umwirabura w'umusazi Rambo b'Kigali n'umwe ubundi muramwumva ati bajyaga bambwira ngo uri Rambo umwirabura w'umusazi ngo urenze undi Rambo b'Kigali muri kumwumva stories, all the Street Fighter stories. bagiye bambwira inkuru zo ku muhanda ukuntu wajya gurwana kera sasa ururwana uyu mugabo arubereye onkere ni tonto warwo ariko ururwana menya rwari rumaze igihe rutabona uyu mugabo rumubonye ari gukina atuje yambaye neza ruri kuvuga ati wa mugabo ko bambwiye ngo uzuri umusirikare muri Afghanistan ukubita imihanda yose ukubita barara ngo bakwitaga na Rambo bite ko mbona bitagusa Look, reba people
tend to exaggerate things because they have a need to believe in myths. ati abantu ubundi bakunze kugira akamere yabo cyangwa se abantu bakunze kwiremamo umuco wo gukabya ibintu bitewe nuko bashaka kwizera ibintu bitabaho. Bya bintu usanga umuntu yizera ibintu bitabaho, ngo hari ngo inkoko ziguruka, ngo inkoko y'inkuba, nyine abantu bakizera ibintu bitabaho. Ati abantu bakunze gukabya buriya barankabiriza ngo ndirambo. I am no Superman. I'm not much of a fighter. Ntabwo ndi nindwanya ibintu byo kurwana simbikunda. Now he's the real badass. Ahubwo uyu nguyu tonto wawe kandi niwe windwanya. Wibuka umugabo dutangiranye barasa. Umugabo dutangiranye barasa witwa Cody. Niwe aravuga ati ahubwo uyu Cody niwe windwanyiye hatari. Ni urenze. For good next week. And since icyumweru gitanagaruka natazasubira nibuzabona karenze. To hear all of Uncle Cody's tall tales firsthand. Uncle Cody ni uzakubwira ibyo byose razabigusobanurira. Cody uyu mugabo ari kuvuga nagazi ko Cody bamwishe. Cody nazana ni uzabigusobanurira. Now you need to dump the trash like I asked you to so I can get you back home because I do not want to hear my sister's mouth. Ati rero genda umene iyo myanda uhita ukinga umuryango utahe sinshaka kumva mushiki wanjye nsakuriza ngo umwana we namutindije mu kabari ari gukora. Uyu mugabo niwe nyiri kabari ururwana n'urwana rwa mushiki we nirwo rwari kumuhata ibibazo sasa ari kurubwira urangiza akazi vuba rutahe mushiki we ataza kumusakuriza. Umwana ajya kumena ibintu kirahora abandi binjiye bagonga wa mwana uyabona bamugongeye umwishywa. Ni ikibazo umwana wa mushiki wawe abarara barinjira bamwigongesha birababaza uzi kukubita. A beloved Carmine's is now a fucking mooley hipster joint. Akabari kacu ka Comrade abarara bamaze kugahindura mwana dore ukuntu bakagize. Sasa uyu mugabo wibuke twabonye kano kabari badutangira film ni opening bongeye baragafungura nyine bigize ko uyu mwirabura yakaguze nake yongeye aragafungura kari karafunze. Sasa aka kabari kaoze abano barara bakazi bano binjiye umva amagambo. Hell no, not on my fucking watch. Who owns this joint? Ninde nyiri kano kabari? Yaramwiyereka ntago ari ngombwa uvuga umuhanga wo kuvuga nagabo mbura umunwa. I'm a businessman. Tumenye business. After 20k about what you paid. Ati akakabara amafaranga yose wakaguze ndongeraho 20k cyangwa se 20,000 nkungure gukubita inyungu kano kabaru kave mu mva magambo. Club set up in Bushwick or somewhere the fuck else. Ati ndakongura 20,000 by'idolari ku mafaranga waguze kano kabari usohoke muri aka kabari wajya gushinga akabari mu bihuru wajya gushinga ahandi ari hose nakeneye no kumenya abagabo binjiye bafite agasuzuguro. Ibaze gusanga umuntu waguze akabari ari kubwira ati ndakongura 20,000 uhita usohoka muri kano kabari ugende wajya gushinga akabari mu bihuru wajya uyu mugabo urumva abayiyizeye umuntu winjiye ukubwira gutyo. Well, capiche? Capiche ubundi ni slang ikoreshwa muri Amerika no kuvuga ngo uri kunyumva mwana capiche cyangwa se ni nka understood uranyumva nyine ubwo murabizi ngerega ntabwo nzi icyongereza gusa nzi na slang zaho z'imihanda zayo nese ko nize neza shaho nanabaye no capiche ntabwo nkumvishije. Ubwo harabo uzasanga bagusobanuye filime ntibamenye ibyo bintu icyo bisobanuye. Uyu nawe arabwira ati rero ibyo muri kuvuga no capiche ntabwo nabumvishije pe. Cyo ni icyongereza cy'imihanda yaho ntabwo ari buri muntu ubukiza. You gentlemen have a good night. We're closed. Ahubwo mugira ijoro ryiza twafunze akabari. You know who this is? Ariko yuzuwa ariwe buretse uyu mundekere uwo bari kumenyera twumvisha umwishywa bamubwira ko bambwiye ngo urirambo umwirabura ngo ukubita uwo bari kumenyera atuje yiguriye akabari ke ari kwirukana abagabo ati mwansohokeye mu kabari ko twafunze na oya bivamo. What's your name, wise guy? Witwa nde munyabwenge? Pain. Baramuseka. How fucking appropriate. Umva kumenyera. Mbega bano bagingi bamba muzetse uyu ngiye kitavuga neza ngo mbega ukuntu izina riri ry'umuntu cyangwa se ngo mbega ukuntu bihura. Mbega ni wakunda umuntu ashobora kuzavuga ati ngiye nitwa Karori kahita useka byatatisha izina ni ry'umuntu ko kuri Karori. Nyine mbega umuciye amazi izina rye ati mbega ukuntu bijyanye mbega izina ni ry'umuntu biramusetse. Listen, Pain. Umva Pain. I don't think you fully understand. Sinzi ni muri kunyumva. It's what you call sentimental value to my community. Atwenda njebye ndiye kubwira nibyerekeranye n'aya maranga mutima ya community mba ntuyemo cyangwa se babantu banje mba ntuyemo nibyo ndi kukubwira ibyo maranga mutima yanjye. Great man have drank, bled and died here. Ikintu kiri gutuma kano kabari nshaka kugagura ngakene abarara rero buriya uyu mugabo winjiye ni G yatari ati mpamvu kano kabari ngakene nshaka kugagura ni bya bintu by'amaranga mutima biba bikurimo nyine by'amasantima kuko kano kabari amaniga yanjye n'abantu banjye bagasindiyemo
bakameneramo amaraso bakarwaniramo basinze abo kabari urumva gafitemo urwibutso rwinshi nyine wabakeneye kugura akabari azajya bati shanda kibuka kano kabari yaniga yacu bayikubitiramo icupa yaji yanjye urumva impamvu ashaka kugura kano kabari nkuko mbikubwiye wumve ko nta jambo na rimwe mba nongiyeho nyine tu mba ndi kugufasha gusobanukirwa ntabwo ndi babana niyo mpamvu ugomba kumvikana nanjye uyarareba uretse checkmate ndatsinze ndatsinze none urabizi arafunga umukino arasuzugura vamagambo ndi kumumva none ibyerekeranye n'ahubwo nibyo by'amarangamutima impamvu ugiye kugura aka kabari kubera ibintu by'amarangamutima aho ngaho ntangiye kukumva urabona of a son whose father was nearly murdered in a bar he wasn't even allowed inside of. Ati ibaze umuntu witwa Pain yari afite papa we yabuze gato ngapfire mu kabari nkaka akabari uwo Pain atari yemerewe kwinjiramo nuko ngo uyu musore nawe impamvu yaguze kano kabari papa we ngo hari igihe higeze kubura gato ngo bamwicire muri aka kabari kandi umwana we atemerewe kwinjira muri aka kabari bitewe ubwo n'imyaka. And for that man's son to grow up and one day own that very bar. None ibaze nanjye umwana wo mugabo habuze gato ngo bicire muri aka kabari narakuze akabari ubukabaye akanjye urumva ko kabari wakagurisha utivuze ngo uyu musore nawe yaguze kano kabari bitewe n'amarangamutima avuga ati akabari bari bagiye kwicaramo papa sha ntibagirwe nka gotwe yakaguze kubera iyo mpamvu bivuze ngo ntago ashaka kukagurisha niyo yonyine iyo mpamvu itumye yumva uyu musore uko no uyu musore kumwe ati akabara amaniga yanjye yasindiyemo amaji yanjye yakubitiwemo bimeze bite. You see, urabona first cyambere you should have taken no for an answer. Wagombaga kuburi wa muntu uhakanirwa kayita byemera uri kumva cyambere uyu mugabo nawe afite ubwibone abinjire nkuko binjiranye ubwibone uri kubasubiza nawe afite ubwibone ati cyambere nababwira cyase nabagira inama nkibabwira ngo hoya mwagombaga kubyemera nk'igisubizo mugacaho. Second, cyakabiri you already fucked up by shoving my nephew when you first came in here. I was gonna let that slide because he needs to toughen up a little bit. Umugabo icyakabiri murana bababariye kindi nanone uriya mwishiko wanje mbega n'umwana wa mushiki wanje mwinjira mwamusunitse ako ngako ndakababarira atuma gasalayinga nyine arakareka gacaho bitewe nuko nawe akeneye kuba yakomera nyine akaba umuntu w'igi wumvisha amagambo ati mwishiko wanje mwamusunitse ndabihorera kugibera ko nyine nawe akeneye kuba umuntu muzima nyine akabiniga nyine ntibagiye bamusunika ngapfushe akabigi ntapfushe. And third, I heard that movie comment. Not cool. Uburyo mwaje munagarisa. Your little jailhouse shuffle and them fucked up clothes you're wearing. You've been locked up for a while. Nanone nkurikije ukuntu wambaye n'uburyo umezemo bisa nkaho umaze iminsi wari uri muri gereza sibyo wari uri muri gereza. Well, let me hip you to a few changes. Kumbe uko nibyo. Since you've been gone. Nubundi kuko mugiye kugenda rero reka ngira kandi kantu mbabwira umugabo now come on by themselves when you put your hands underneath them. Urabona tuno two ku matama tuno ukoza amakaboko tuyagira iyo ukoje amakaboko dushobora kuza ubishaka tuno two kwita amatwi twobo tw'udufosete. We've had a black and an orange president. Umva twigeze kugira hano muri Amerika president w'umwirabura mu president wa orange nimba ubwo umuntu sa orange nimba basa gute president ain't Carmine's no more. Uyarasika. Yeah. You clearly have no fucking idea of who you talking. Sasa umva umukozi umuyobozi ari hano boss wa kira kigoryi bakita cyaka boss cyo bugatatu giye tournée ati ka boss yahise abwira umugabo ati menya umuntu uri kubwira utazi uwo ari we. Sasa uyu mwirabura menya umuntu ko ari kubwira atazi uwo ari uyu mugabo uryo yinje yizeye. And clearly you do not understand the degree of a fuck that I don't give. Ahubwo we kigaragara naguze dogere cyangwa se uburemere bw'uburyo ibyo uri kuwo muntu ndi kubwira uburyo ntitaye kumenya uwo ari we. Sasa kabosa navuga ati uwo muntu uri kubwira naguze uwo ari we umwirabura nawe atabwo nawe ntago uri kumva igipimo cy'uburyo umuntu ndi kubwira ntitaye kuba namenya uwo ari we. Katerare nuko bimeze. So kindi I'll tell you what I'm going to do. Reka mbwira icyo ngiye gukora. Break your jaw for. Ngiye kukuvuna ngiye kumena hano intama nyine jo. Agiye kumena urwasaya. Aha jo. Ngiye kumena urwagashya. Uyu mwirabure riyemera mu nchere. Wa mugabo undi imbere ngiye kubanza nkumene urwagashya.
pee and then toss your ass out the window because I've been thinking about changing that window out. none nindangiza ngukubita umugeri ngucisha muri kiriya kirahure cy'idirishya usohoke hanze kuko n'ubundi kiriya kirahure narindi gupanga kugihindura nabonaga kimeze nabi. Kabosi arahaguruka. I'm gonna sleep Paulie String Bean over here last, so he can tell you what happened to you. none we Kabosi kuko uri umupagasi wa bosi wawe wende bugukubita ikofe ya nyuma igusinziriza umaze kubona ibyo nakoreye bosi wawe kugira ngo uzabimwibutse bukeye bwawe uko ntabwo ari buze kuba bizi. That's after the cops throw you back in prison. Abapolisi ubwo bari buze kuza bahite bakujyana bagusubize muri gereza. Parole violation on account of that. Bitewe na parole violation. Mbega uyu mugabo ni kwa kundi polisi ba yakurekuye muri gereza bakubwira ati ariko nanone ni by'agateganyo ugende witware neza ugize irindi kosa ukora noneho twagufunga bikabishe. Ati bitewe nuko warenze ku mategeko. On your right hip. Dore n'imbunda ufite wagendanye. But hey, we you're smart for coming strapped. ariko nanone wari umunyabwenge kuba waje witwaje imbunda. Uyu mugabo afite amagambo shawo ati wa mugabo we wari ufite ubwenge kuba waje witwaje imbunda nta kantu k'ubwenge wari wakoze. Umusore ariko wakoze ikosa rimwe. Yeah. What's that? Iriya kosa nakoze wari Fabrice Mahoko. You let me get too watumye ngusatira. Uramwumva mwera burano ati wari ufite ubwenge kuba wazanye imbunda ariko wakoze ikosa ryo gutuma ngusatira. Buri muntu ufite imbunda iyo umwegereye imbunda wayimukubitana kuko ntiyabasha kuyikora ngakuraza ariko ukiri kure yakurangiza. Umwirabura ati wakoze neza kuzana imbunda ariko kuba watumye ngusatira wakoze ikosa umeze nk'umwiyahuzi. Kugira kura imbunda umusore aramukoma kunyuma aramukoma. Barman kura imbunda iki buretse kika kabiranye abagabo nuko dutangiye kura y'imbunda. Fata madantuza fi ha mikino buretse fata boss arasinga funira hasi kura y'icupa. Kabosi uyabona imbunda nta uriya mugabo arifashije ahubwo reka nice ingwa agasi cyaka ndebe filime yafashwemo na Rocky. Buretse Kabosi wo mugatsata barakubita unishyuza nabi wa muginga nyana yembwa amvunnye itama rwasaya harya no rwasaya wa mugeri yamubwiye amucisha muri cya kirahure yavuze ngo arashaka no kugihindura. Uyu mugabo ibyo avuze arabikora. Umwishyiko warareba umwana mushike bega ingwagasi we mugabo arakubita vayo. Michael J. White nyuma zirinya kuri yagarutse yitwa Pain agaruka kuri kino yakibwenga aragikubita nyuma kugira kizabwire bosi ibyabaye uburyo bamunyuje mu idirishya. Tumubona ariko none se ko wambwiye ngo ntago uri indwanyi wumve rwarwana yari yarubwiye ati ngiye ibintu byo kurwana ntago ari ibintu byanjye ngiye ntago ndi indwanyi rwose ibintu byo kurwana ntuzanabimbaze ntago mbizi. Ndagira ngo umve amagambo hakorera rwarwana nturwishywa rwe. Ntago ndi byo. It's a violent exchange of physical blows. Ndagira ngo umve amagambo ati ubundi kurwana ni kwa kundi nyine abantu babiri baba bahanganye bagafatanamo umwe atera undi n'undi amuteye. Mbega amagambo yose ati fighting is the violent exchange of physical blows. Ati kurwana kwa kundi abantu babiri nyine baba bahanganye umwe atera n'undi atera nibyo bita ngo ni ukurwana. It's technically not a fight if I'm the only one giving the blows. Ubu ngubu rero ntabwo twabyita ngo ndarwanye kuko ni njye nyine wari uri kohereza bo ntabwo boherezaga. Mu yandi magambo uyu mugabo icyo ashaka kubwira umwana ati njyewe ntabwo ndwanye ntabwo njya ndwana kuko ngenda kubita ntabwo njya ndwana. Mbega gukubita no kurwana biratandukanye. Mbega nk'uko umubyeyi yahana umwana bitandukanye n'uko umubyeyi yahangana n'undi mubyeyi barwana. Umugabo ati wa mwana rwose ntabwo ngiye njya ndwana. Kurwana ni igihe abantu babiri umwe abatera undi n'undi amutera. Ngiye hano rero ubwo ari njye wari uri gukubita gusa ntabwo twabyita kurwana narindi guhana. Get a broom. Fata umweyo. Cops will be here soon. Zana umweyo abapolisi bagiye kugera hano vuba. Uyu mugabo ariyemera shawo. Nunyigishije kurwana sinazabwira mama wanjye byabereye hano. Uncle Cody's gonna get you right. Uncle Cody agiye kuzana gufata. Pain. Uyu yazanye umweyo yakubure koko. Uyu ari telefone yakiri itari nziza. When? Ryari. I'll be there as soon as I can. Ndaje magere vuba byihutirwa. Hari telefone yakiriye. Telefone itamushimishije. Yamuciye intege. Uncle Cody's not gonna be here. Uncle Cody ntabwo ari buze kugira hano. Cody bamurashe twe twirebera.
dore ko ifoto yimanitse muri aka kabari ni umuvandimwe we bamurashe dutangira filime uyi nkuru mbimenye yaramugezeho ngo Uncle Cody ntabwo ibyo bigenze neza bidatinze hari indege yafashwe ihaguruka ahantu hamwe yerekeza ahandi nuko dutangiye filime yacu ubu ntago tugaruke Bucharest ni muri Romania ni mu Burayi bw'Uburasirazuba Romania iri mu Burayi bw'Uburasirazuba ejo bundi burya oya ejo bundi niho narindi wa mugabo isaza muri Romania katorori umugabo yisaza Romania katorori n'indwanyi abatuje umugabo ariyemera shawo we ntago ngajya rwana ko kurwana ni igihe abantu baba bari kugurana ibipfunsi cyangwa imigeri we arakubita gusa kandi ubwira gukubita gusa ntago byitwa kurwana kumba ari kugenda ari umugabo ari kumureba uyu mugabo ari kumureba twamubonye atangirana n'uwo bise Uncle Cody Cody ubwo yaraswaga bari kumwe uyu mugabo yaje yakurino nuko dutangiye filime yacu uyu ari kumureba aje Romania yeah. Mr. Briggs is waiting for you upstairs. Nyakwa Briggs aragutegereje hejuru yinjiye bamwakira baramuzino Nyakwa Briggs aragutegereje hejuru Briggs ninde Make sure everything's locked up downstairs. Nizere ko ibintu byose byo hasi bifungiranye Arnold? Never expected Arnold. you in Europe again, John. Yeah. John amakuru John n'uyu nguyu Come on, I'll show you in. karibu shangwe namwereke mindani umwakini Briggs muribuke muri Expendables Jina mindani I've updated a few things since you were here last. ntago ari ibintu byinshi twahinduye hano ubwo waheruka bahinduye bike mbega ntago aheruka kera Dan, komezamo imbere Things are Barry Cody. you need anything, we're here. uzavana uryari nzavana umaze gushyingura Cody Arrangements for Thursday. ati ndashaka ko dushyingura Cody kuwa kane Now, would you after all these years? umaze gukingana Not bringing him home? He would have wanted to be laid to rest here with the none se ntabwo ujya gushyingura umuvandimwe wawe nanone wanyu mu rugo muri Amerika oya ashyingurwa inaha Things changed, John. ibintu byarahindutse John Yeah. ni John Payne You run the whole unit, huh? ubu unit yose niwe uyoboye Unit. ntabwo ari unit gusa Run all the old units, John. ahubwo na unit zose za kera ninjye uziyoboye Climate's changed since you retired. ibintu byarahindutse kuva wava mu kazi No, hell, even the Brits trying to disavow us. Shit. ati w'abanyamerika abanyayisirayeli ndetse n'abongereza bagerageje kuba batwikuraho ariko byaje kurangira twongeye dushinga unit yacu turayobora neza I don't want to relive the past either. Let's just take care of it. sinshaka kugarura hahise You good? meze neza 100. 100%. Good. So, none can you tell me what happened? wambwira ibyabaye ku muvandimwe wanjye To start, ndahera he yatangiye kumuganirira ukuntu umuvandimwe we Cody yapfuye yandi twatangire filime ubwo Uncle Cody yarakurikiye igisambo nuko byagenze uyu batangiye kumuganira ukuntu igihe umuvandimwe yapfuye nimba ari igisambo nimba ari umugezi wa nabi ntabwo tuzi icyo ari cyo ariko umuntu bari kwirukana kanini turavuga ngo buriya si yibye Uncle Cody yaje ari kureba wa mugore bari bamaze kurasa bahita bamuca muri humye baramurasa nuko yarashwe. his partner almost cracked and he's seen some shit. Cody? umwunganizi wa Cody bari kumwe yabashe kubibona byose. Hey, buddy, hang in there. No. Yeah, Mason Bellows. Ya yitwa Mason Based Bellows. in Africa. A good soldier. Numusirikare mwiza Mason. Cannon, but damn good sniper. Yani na sniper mwiza umwunganizi twamubonye ari na hano yitwa Mason. Stop it, John. Birekero John. Come on, man. Gira mwana. Mason and Cody, part of a task force created to infiltrate a new drug syndicate that's getting roots here in Eastern Europe. Ndagira ngo mva amagambo ati Mason ndetse n'umuvandimwe wawe Cody bari bamaze gukurikirana bari ku kirego cyo gukurikirana abagizi bane bacuruzaga ibiyobyabwenge bihambaye cyane bari barashinze urugaga rw'abacuruza ibiyobyabwenge hano mu burasirazuba bw'Uburayi. It was hell. But I don't think they were even set up yet. That's why I signed ADS guys to it. So I can supervise them. Niyo mpamvu twari twashyizeho Cody And n'uwo Mason kugira ngo tubashe kuba twabikurikirana. you run a bar.
woyoboye akabari bigume gutyo we ntabwo uri bwivange muri kano kazi kacu. Hari abandi basore nashyize kuri kino kirego bagomba kubikurikirana. Dore Cody aho bamushyize muri morgue yaje kureba umuvandimwe we. Umuvandimwe we yapfuye. Uncle Cody niko bamwitaga. Gabo yarababaye kuyishwe n'abanyabiyobyabwenge ngo bakorere inaha bashinze urugaga rucuruza ibiyobyabwenge mu burasirazuba bw'Uburayi. Katurore kwereka bwarishira cyane muri Romania Bucharest. Zakuri no muri iryo joro nawe yarahabaye baramuzi no. Masaha y'ijoro ni John Payne. Nuko dutangiye filime yacu. Narakubwiye mbazanira filime z'isi. Muvunira ibiti mu matwi. Komeza mbibereka. Muvunira ibiti mu matwi. Oya nako. Mwaje kugera urata murabyemera ko filime zanjye ziba zihumura. Bomva na oderi yayo. Yaje kunino naho umuvandimwe we yabaga muri Romania niho yaje akareba ifoto bakiri kumwe ari babiri kera. Mwe yari umuhanzi afite tara yo kuzaririmba ariko kubera giti nyinshi yatswe aza kubirika do. Arabyibuka bakiri bato bari bafite tara yo kuzaba basani birirwa baririmba imihanda babatse giti nyinshi babona batabivamo barabireka. Byose ari kubyibuka we n'umuvandimwe bakiri bato. Umugabo yakinnye filime akina n'indirimbo kikwereka karenze. Yakinnye no mu ndirimbo ya Buster Ramsey na Maria Carey ya zamani shawo nta bana bayizi biyiminze. Katurori bwaraciye bukera yavuze ati umuvandimwe wanjye ngomba gushyingurwa inaha. Ndetse kuwa kane baje kumushyingura inaha. Nambaraga afite zo kubungana imiramba y'ijyana ngo bajye gushyingura muri Amerika gashyingure n'ubundi se shaho ko yapfuye nagera muri Amerika atari buzuke cyatari bwo Imana izababarira ibyaha bye ngajye mu ijuru. Mbashyingura aho babonye asike. Barakoreka maje gushyingura arimo witwa Mason. Mason bamutubwiyeho yari umwunganizi uriye wapfuye. Ndetse niwe batubwiye ngo numuhanga cyane yozo n'umusirikare ni na sniper mwiza cyane. Nabo baje gushyingurira. Mwunganizi yaje kumushyingura Mason. Nta kundi musaza nta kundi. Undi mugore waje gushyingura buriya aho uyu muntu yapfuye ishumi zo zose ziraza za ninja. Hari n'igihe nazo ziba zicaye ziri kurira. Za ninja ininja ziri mu moko Kigali asigaye hari ininja hari n'inninja ziburira mu myotsi hari izitera feye z'inyenyeri nyine ninja zirahari na Jean Marie Mikorojeni ni ninja. Asa none ari ninja yaje ku kiriyo babona nyine buriya ininja irongera iburira mu myotsi. Sasa yarebye ninja iciyeho Siriya ninja dore n'indi ninja menye wapfuye. Kanopi waka ininja uyakurikira ninja abonye irenga na Briggs arahari ni wa muyobozi wari uyoboye umuvandimwe w'uyu nguyu wapfuye ariwe Uncle Cody uyera umuyobozi wabo yapfuye. Twese tuzapfa wana nabirenze ahubwo ikibazo ni upfanye iki, imirimo myiza cyangwa imirimo mibi? Twe dupfana imirimo myiza. My condolences. Condolences mwana. Bibesco, Bucharest PD. I worked. Bayita Vig. Cody was a great guy. Cody yari umusore mwiza twakoranaga. Ni Cody? Task force. Twakoranaga muri task force. Darling, would you please wait for me? Sheri waba ugiye kunegereza modoka amaji tugasigara tuganira. Yirukana Sheri wenyine nk'abantu b'abapapa basigare baganira. Look. Reba. I know your background. Everyone here knows your background. Either they. Abantu bose hano barakuzi bazi ahise hawe. Both. There is more to Cody's death than what it looks like, and it has to do with the murder of his confidential informant. Ati harandi makuru menshi nyuma y'urupfu rw'umuvandimwe wawe bitewe nanone n'uwajyaga muha makuru. Wareka tugapanga inama ngiye nawe ejo na Mason tugahura ukama ayo makuru y'icyatumye umuvandimwe wanjye apfa. Mason yari umwunganizi w'umuvandimwe we
uyavayo abanza yitegereza imodoka yose avuye hano kurikirane batangiye kumbwira ko umuvandimwe we hari amakuru n'uwamuhaga amakuru ngo wamuhaga amakuru urupfu rwe biri mu byateye urupfu rwa none rw'uyu Mason aparika nanone reka nkubwire ngo wihangane kubw'igihombo wagize. You going back to New York? Ugiye gusubira New York? Nah, man, I think I'm gonna hang around for a little. Ndakeka ngiye kumara gahindi hano kurikira. Was there when they took him? Nari marugo bamutwaraga cyase bamwicaga. They bande abo ngabo? A lot of devils in this town. Muri uyu mujyi harimo basekibi. You know where they are? Abo ngabo uvuga ngo bamwishe cyangwa bamutwaye urabazi? Yeah. Yego ndabaza bamwishe. Munganizo rangije hita yatsa n'imodoka caho. Abamwishe ndabazi niko amwemereye. Urumva umuntu akubwiye atabisha umuvandimwe arabazi ntabwo ahita uvana ugende. Do you feel it? Ese uri kubyiyumvamo? On the wind. Uri kubyumva mu muyaga? Hey! In the air. Mu mwuka uri kubyumva? The gates are opening. Amarembo ari gufungurwa. Devils rising. Sekibi ari kuzamuka. Nta magambo tubwiye. Tugaruke hakunino. Na hano muri sare. Wait for me by the door. Negereza ara ku muryango bebiga. Baby zone zo. The heat's still on us. You better keep an eye out and call me for any problem, right? Okay. No. Mukomeze mucunga ikibazo cyari cyose mumenyeshe. Undi mugabo tutazi. Gatorori. Avuye n'umukobwa ni babiri. Bavuye banyuze kuri backstage bari bari nahantu hari igisare kibera ni sare mbera byombi. Ubundi usibye inana handi hantu hajya apfa kuba sare mbera byombi kubera gukubitwa tudafite amasare usanga abasare mbera byombi. Ko bagenda Mason yabarebaga. Mason umwungarizo yapfuye azo bari abagabo bavuye Katorore. Jina Mindan muri ya sare mbera byombi. Usanga sare beramo amakwe gitifa yisezeranyirizamo muri weekend abasani bagakubitiramo bakaririmbiramo nyine ni sare mbera byombi. Yeah. Yinjira muri ya sare mbera byombi. Naromiwe. Jina Mindani kumbe security nawe yinjiyemo abona ruri kuri stage ushinzwe umutekano aramubona Katorore uri kuri stage atambuka ni Mason mwungarizi wo barashe ago kadi ushana amatara sasu hano bakubona barasa nta mikino bafite. Hey sare mbera byombi n'imbera miki sasu. Hey arasa amatara Gabriano kuramo kandi umeze nk'icyuma uyafaya n'umurinzi shabu gufa mu baga kaguru yanakomeje kandi acisheni isigarana aririmburwa abonye Katorore usura cano nta muhanga wo uri mu kazi wiruka cyane sasu. Hey sasu ku bagabo. Yeah ni Mason mwunganizi we yapfuye ntago aryamye. Yeah fuck bavuze funke ngenzi njyana y'ifunke harindi jambo rya F nzi na rimwe usura kuri telefone
ahita ahamagara igitaraganya iryo joro hamagara Fig. I got 2 problems I need to get rid of. Man, ifite ibibazo hano nkeneye ko muhanagura. I was tailing Big. Shit. Nende ukurikirana mwana Fig. Put me there. I'm on my way. Ndi mu nzira nza. Gotta get to the freezer, get rid of these 2 problems. We gotta meet in the morning. Oya iwiza ahubwo tuze gura mu gitondo. And bring the tape. Kandi uze kuzana kaseti. Fig ngafite kaseta tuze kuzana kaseti yuko uyu Fig n'uyu Mason bagomba kuza gura mu gitondo. What are you doing? Na wa musore Payne urakora ibiki? An exciting round of word games with my sister and her husband. Mushiki wanjye n'umugabo we baje kudusura none bibereye kuri telefone. Don't forget you have to drop them off at Ntibagire ko mu gitondo buze kubajyana ku kibuga cy'indege. 8 a.m. Saa 10 nako saa 2. Don't worry. I'll do it. Sawa ngenda byikura ndabatwara basi nimutabatwara ku kibuga cy'indege. One of her marathon showers. Let me get her some. Umukobwa wabo ari koga reka njye kumubwira ave muri douche nawuze. N'umugabo n'umugore uyu mugabo nene maneko. Ndetse ngo mu gitondo afitanye inama ni wa wundi ugeze kubwira umusore wacu. Amubwira ati uvandimwe yapfuye nanone hari aho bihuye ni wajyaga muha amakuru. Abashinzwe umutekano arigiye bafite snitch cyangwa informant ko amwita ko so umuntu baha amakuru. Ndi nzira ndaje wana asubizamo akazi ki ya muri douche mvira umuziki nashaka kuvamo. Sure. Okay, what do you want to do? None ushaka gukora iki? Bite uyu bamusuye. Oh. You don't seem yourself lately. Umaze iminsi mbona asa nkaho atari we hari ikibazo ufite. You know, I urabizi never like talking about job in too much detail. Urabizi nyapfa kuvuga akazi kanjye nkora muri detail ngo nkwinjire muri detail. Try to enjoy the rest of the night. Basi reka ibyo tubireke ugerageze wishimishe rino joro no hiriregereje. Abashinzwe umutekano bakirohara abakomanze. Yo. Soka ukomanze naga mubona. Usonnye. Okay. Street lights are on for some reason. I go call the city. Arabizi menya amatara yo ku muhanda yazimye reka njye guhamagara. Menya impamvu amatara yazimye. Uyavayo. Barongeye barakomanga. Mugore aza gukingura. Cyo kingura isasu ku mutwe. Nta mikino. Bimeze biti. Gikingura isasu. Hey. Sas. Bago binje bambaye mask. Uyu nawe. Sas ku mugabo. Katurore. Sas mu rugo y'umugabo n'abashinzwe umutekano bazamuka hejuru isasu. Hey baramumena. Bamushyize uyu yari hano muri douche n'umwana wa babandi bari basuye hano. Yumva urusaku hasi bari kurira. Box! Mugabo nta mikino ufite ngo uri umugore cyangwa uri umubyeyi ki? Wapi? Mama, uyu mukobwa afite umuteto mam. Ari kumva abantu barira basakuza ngo mam. Taba GST we. Ni ikibazo kudakurira je. Mama ninduriyo. Ari kumva abantu barira amasasa avuga ninduriyo uyu muteto ntagaro wa GST. Umenye neza ko ejo nta wundi muntu uriyo sha. Katururi. Kuvuga kora yisuyime. Ngo komana ubuse ni ibiki he. Rupitira nifite umuteto do. Mama. Papa. Umuteto. Yumvira umuteto. Iki ni ikibazo. Kumva abantu bari gusakuza bari kurira. Mama. Daddy. Rupita gusa. Hari uwinjiye ufite isura nk'iya Kabosi wo mu Gatsata. Kabosi sura ye dore nuko Kabosi Rupita barayitwara. Yeah. Bagiye ku bantu barabica iryo joro. Umuryango wa Fig iryo joro barawishe wose. Barabishe n'abashyitsi. Tugaruye kuri Mason. Mason yari abantu yarashe. Yahise bazana hano muri moruge kugira sibanganye ibimenyetso nyine. What the fuck? You're filling it up in here. Mani meze biteye moruge yacu maze kuyuzuza sasi iyo ofisi yabo ifite na moruge y'umuntu yapfuye baraza bakamushyiramo. Shit's a lot bigger than we both thought. Ibibazo bitangiye gukomera kurusha uko twabikekaga yego. I need you to tell no one, and I especially don't want Payne to know. Ibintu byabaye ijoro ntugire umuntu ubibwira cyane Payne ntugire icyo umubwira uyu nafande. It's his brother. Yabuze umuvandimwe we yanyuze mu bihagije ntugire ikintu umubwira kibazo bikomeje kuba. Ni Payne wa wundi muri Amerika. Shit. Sike. I want to see you in my office first thing in the morning. Mu gitondo uze muri ofisi yanjye. For the night. Iri joro ntugire ahantu na hamwe ujya. Mbega ugiye ducece kuryana. Wona afande mu gitondo ngone muri ofisi ijoro ntugire umuntu numwe muhura, ntugire icyo uvuga, ucece kugenda uryame.
benshi bapfuye. Aranamwiyanya ati ntugire icyo ubwira Pain ko ibibazo biri kuba. Nibwo akibura umuvandimwe we yabibona nabi ibibazo bikomeje kuba. Kora telefone. Uyu mumuje kuvugana na Pain. Yahise ahamagara. Hari abantu babatumva. Yahise ahamagara Pain ahubwo bakimubuza fande ngo nuhamagare Pain yahise avugisha Pain. Uyu ni Pain. Dukeneye kuvugana. Icyari hehe? When and where? Icyari hehe? Yahise amurangira aho bahura. Abantu mu masaha y'ijoro rero nta handi mwahurira. Sushon bahise bapanga guhurira hehe? Mu ibara. Mu madive bahise bapanga guhurira mu kabari ko mu madive. Mu Gatsata kwa Damuji. Hey, what's up, Peaches? Bite Bebizo? Hey, Smiley. Bite Smiley? Hello? Hello? Take a whiskey neat. Ma whiskey neat. I know you're a tourist. Is that right? Menyura umukerarugendo yego. What gave it away? Uri muri Amerika ubimenye ute? Me? I'm Monica. Njye nitwa Monica. From Slovakia. Came Nuka Slovakia. State. I wanted to be a doctor. Nifuza kwiga nka muganga. Ariko byashikuranye nambaye mu mansuzi. Yabaye mu mansuzi yaraje ashe kwiga ngabo. Avuye Slovakia. Mwese amaso yanyasonje muyerekeze kuri stage murebe abamansuzi kuva mu gihugu cya Uganda. Abantu bose ariko amaze ko bafite amansuzi bongera ngo kuva mu gihugu cya Uganda. Abamansuzi kuva mu gihugu cya Uganda. Kuva mu gihugu cya Uganda. Na Titi Brown arakurikira. Yeah. Umukobwa umwe mu bamansuzi yabonye umusore bite Bebizo nazo kumva uyu musore menya yarasindiye nta cyane ku buryo aziranye n'abamansuzi bamuzi umumansuzi yaramubonye nkuyemenye warananyambuye arababara ahita stage. They may be in some sort of shitless guy. Careful. I heard she wanted to be a lawyer. Yeah, I heard that story too. Turiya mukobwa umwitondere nawe rero ntabwo yaje hano kumansura ahubwo yaje yifuza nawe kwiga akazaba umwavoka. Ibyo nabyo narabyumvishe. Kumbe yanzu yako kabari hari Mason yahageze. I thought I told you to go to ground. Sinakubwiye ngo ujye kuryama. But I called Pain. I'm about to be. Nahise mpamagara Pain ngo duhure. I know I told you to keep your mouth shut. Nakubwiye ngo ufunge umunwa ujye kuryama. Yahamagaye Fande. That's exactly where I know I can trust. Mason? Mason? Do this on my own. This is Mason, isn't it? Uyu ni Mason tuvugana. Isn't it? Ni wewe? Yes. Yego. Good. Byiza. Where are you meeting him? Mugiye guhurira he? Mugiye guhurira Fande se maze agiye guhurira n'uyu musore. Is that where you're at? What? You better next know where you are? Ntabwo ashaka nk'umuntu mwahoze mukundana utari kumbwira wari ugiye kujya. It's not good for you. Ntabwo byari byiza kuri wowe nari ngiye kujya. You are a flower. Ora karabyo sibyo? Ururabo kwa musore wacu disi n'umuhehese afite n'irari. Well, I guess you're right. I kind of like it here. Koko nubundi abantu ni kujya muri New York nagari heza hano niho ngiye nkunda. Your fairy tale, I miss it. Nkumbuye ya migani yawe. That's your fault. See, we get too close. Nawe urabona turegeranye Sushon. Ni G. Umukobwa sinzi ibyo yamwongoreye. Oh yeah. Cyane rwose nose nkubeshye. Sinjye yamwonera umusore nawe ati cyane rwose. Nimba mbwiye ajye kumugurira akantu. Where is he? Ari hehe? Dore nguri imbere. Barabizi waje gushaka n'ababarumani. Pain kumbe yarayibese n'umukobwa. Pain. Wait a minute, John. You didn't come here to see. Bivuze ngo ntabwo waje kureba njye. Of course I did. Naje nje kureba wowe. No way, no fucking way. Didn't come to see me. Ntabwo waje kureba njye waje mu kazi uje gura n'uyu musore. Babe. Nyine baby. Ndanakwiyamye aho twari tugiye ndisubiye nimba yaramujyanye. Mbega ngo uramfata kunda. They more problems, huh? Man, ikibazo ni kimwe. N'icyakera. Agira ngo ntumemukisha iyo utindamo. Haka none akazi kose ni akazi katwikorera akazi Rupita se ko ziza nyuma. Rupita ni akazi kazo. Baza kwicara bikorera akazi. Rupita ziza nyuma. Know what happened to your brother? So what do you know? Uzi iki kumuvandimwe wanjye? Well, let's start there. Reka dutangire ku by'umunsi. Abona wa mukobwa bari kuganira. Harabatangiye kumunyuza wa mukobwa kandi ngo yahoze bakundana nawe. Always is, isn't it? Ni gutya iteka bihora. Wa mukobwa bakuze bakundana umwe bari bajyanye yabonye abagabo bari kumugura bamucanaho
bishyura ababonsa bamucanaho. Give me a minute. Urabizi bampaye umunota umwe nzi bari abantu mbanze mbaganirize menye impamvu batwara umukobwa ku ngufu bamusunika. Babaze nimba umukobwa arwaye tumutegere aho kugenda mukobwa dore bamuguze twapeshe Rupita twapeshe uyavayo ni indwanyi. We mumve we mukobwa ibyo arikubwira muri kubyumva mureke wenyine. We tazurendo wakoraho funa umugera box rimwe yukura mugenzi waguye igihumure. Vayo wapi bate cabiranya kagabo aravuna fata ugutwara karaga hasi asigarana ugutwi mu ntoki agukuyeho apfuye. Kumbe yari afite agatwi gato. Abantu bafite amatwi manini babumva neza ibintu byose nago amatwi ajya apfa kuvaho. Uyu yarabibona nawe ajya gutabara. Yabonye ugiye ajya gutabara. We rimwe none umusirikare rimwe gusa mureka b'intwara ariko byibura mwana yiyereka umukobwa kazi kurwana nk'udufaranga bari bakwishyuriye mukobwa aratubara kari twinshisha ko yari abahinze kanange ndukenyerere undi ni G. Uyu murara bari kumwe Mason we ni G utereka ndukenyerereho tu urayi cyuma rimwe mugabo yaravuze ngo ntajya arwana kuko byitwa kurwana iyo nawe wakubiswe wahanganye n'umuntu ariko warakubita gusa ntajya arwana. We no means no, motherfucker. Now get your shit. Oya ivuga oya mwabagingamo hari ibitutsa tukana ntabasha gusubiramo. Oya ivuga oya mada ntuza cyo sheni mani manguzi. You okay? Bize neza yego bari babiri. Now go home, clean up. Jya mu rugo wisukure ejo nzaza nkurebe. Yego sore yubaha abantu bose. Umu ex we numumansuzi kumansura nakazi naga ari uburaya. It's all good. Somebody just wanted to lend me an ear. Bimeze neza ari umuntu ashaka kuntiza ugutwi kwe. Mva kwiyemera urugabo uriyemera sha. Ibintu byose bigenze neza nuko hari umugenga washaka kuntiza ugutwi kwe. Nyine ubwo na mugenzi akahita yumva uko byagenze nabaze byinshi. Bose n'abasirikare ntago ari ngombwa bavuge byinshi. Trust. Same. Wewe wenyine muntu nakwizera nta nanjye niwe nakwizera gusa. Byamwiritse. Brother and I are working the Toro case. Jye n'umuvandimwe wawe twari turi gukora ku kirego cyitwa Toro. It's me and Babesco. Valley, yeah. I met him at the funeral. He wanted to talk to me about something. For good reason. Look, Valley uncovered a tape of a hooker getting killed by a scumbag, Joe Big. He's a capo in the Toro syndicate. He's a dark, sadistic fuck. Sasa uyu yatangiye kumubwira ati sasa ukuntu byari bimeze uwitwa Vig no ndi twabonye barasana n'umuryango we nawe yarashinzwe umutekano ati Vig yari yavumbuye kasete igaragaza umugabo ari kwica indaya n'uwagurishaga indaya ari we pimp babandi bagurisha indaya ari kubica ndagira numva amagambo ati uwamwishe bafite sendika y'abacuruzi y'ibiyobyabwenge. Vig handcuff her pimp to another hooker barely out of a fuck. Yari ari kumwica mwambitse amapingu. Blows them both up on tape. Hari kasete igaragaza ibyo byose. The tape to your brother Cody does not take it well. Goes after Vic. There, right there, stop the car, stop the car. Kabakwereke ubwo yakurikiraga ikihebe muvandimwe akimara kubona ngo ibyo iri kuri iyo kasete ukuntu uyu mugabo yishe umuntu amwica nabi muvandimwe Uncle Kadi yakurikiye icyo kigabo cyari cyishe umuntu. Ikigabo cyishe umuntu yaragikurikiye dore ngiki cyishe umuntu ni kimwe twatangiranye filime cyica abantu nacyo cyamwishe. Gakimara kubona video y'ukuntu cyishe umuntu wacuruzaga indaya nawe wamuhaga amakuru y'ibigibera ku muhanda byaramubabaje kurikira icyo kigabo kiramurasa. Iyo makuru bari kudaye cyamwishe. Wamo? So where can I find this Joe Vig? None uwo Joe Vig namukura he? Behind me. Inyuma yanjye. Wamugizi wa nabi. Wamugizi wa nabi wishe umuvandimwe dore ngarinjira mu kabari. Uyu aramubona. Wishe umuvandimwe Joe Vig yinjira mu hano. Richard. You see that slimy fat fuck he's talking? Urabona uri ufite tatu munsi y'ugutwi? Uri tatu nyine. That's Frankie Fine. Bamwita Frankie. He's also got a dance studio. Niwe nyiri hano niwe nyiri bamansuzi ba hano. He comes in every Monday, Thursday nights. Check on the new talent that Fine brings in.
You say they're using the dancers as drug mules. Ati uyu mugabo bivuga ko azakuna muri kano kabari aje kureba Frank nyiri bano babyinnyi n'aka kabari kose aje kureba amansuzi bashyashya bano amansuzi bashyashya ngo bakoresha nka drug mules babandi nyine banyuzamo ibiyobyabwenge ugasanga umuntu yatwaye ibiyobyabwenge yabimize cyangwa se babimudodeyemo cyangwa se afite ukundi ari bubyambutse ati bano bakobwa benshi bano bagabo baza kurukirita abakobwa ari buze kujyana nyine bajye babakoresha bazengurutse ibiyobyabwenge. Dancers, singers, all of them looking for a way out. New fresh fucking face they can use. Ati bano amansuzi benshi barabifuza iteka gushaka inzira y'abakora hano niyo mpamvu nabo bano ba nyirakabiri bari bashaka abamansuzi bashya. Mailed the Evans by Nash Pulaski. Problem is, I think your brother hid the evidence. Uwitwaga Nash Pulaski niwe wahaga amakuru umuvandimwe nk'umuntu wari ushinzwe umutekano akamuha amakuru y'ibera ku muhanda. Niwe wari uzi byinshi. Nguyu yagize atya. Come see me. Kurayo pistoli. Here in the cabaret club. Murakaza neza muri club yacu. Tururi. We have a meeting with Briggs in the morning, Valley and I. We're gonna show him the tape here. Fati imbunda rero yari muvandimwe wawe. I hope you have better luck finding what he left than I did. Ati muvandimwe yambwiye ngo hari ibintu yasize ngo niwe wabasha kubibona we ntabwo yabasha kubibona. You watch your back, okay? Mwana wirinde ntabwo byoroshye hano. Wirinde. Katururi. Baramubwiye yirinde. Afata imbunda yari umuvandimwe yasize avuze ati hari ibyo we wabona ngiye nabasha kubona. Yuko umuvandimwe ajya gupfira avuze ati John mubwire ko ari cyo namusigiye dutangira filime. Gusa hano wari uri kubacunga cyane. Ari umugabo ari kureba no wishe umuvandimwe we. Kwereka muri iryo joro Mason amaze gutanga ibyo atanga avuye ku kamodoka ke. Yitahire afande wavayo. Briggs. What part of going silent tonight did you know? Urakora cyane. Niri jambo nakubwiye ngo ijoro ugenda ucece kuryame utigeze usobanukirwa. I'm just blowing off some steam. Yeah, I guess that was it, sir. Yeah, that was it. And frankly, I'm starting to feel I'm the only motherfucker trying to solve this case. Maze kubona ko ari ngiye muginga wenyine ukeneye kuba nakemura iki kibazo. And something bigger than Cody's death. Bigger than either one of you. Ikibazo cy'urupfu rwa Cody cyamaze kurenga Cody kinarenga nawe ubwawe. Ngo yakira no telefone irasona. Uyu ni Branch umamagaye. Blanche. I told you this case is a nightmare. Nakubwiye ngo iki kirego ndiho ni indoto mbi. Don't you think I'd rather be at home? Ndaje mu rugo wane. Don't fucking test me, Mason. Mason winsuzuma wingerageza. Genda nitahiye. Uyacaho umugore waramuhamagaye. Same fucking team, Briggs. Briggs rega njye nawe turi ikipe mwana dukorera hamwe w'indengayo. We're the same fucking team. Jana turi ikipe mwana. Yeah. Akiraha imodoka yake inyuma ye. Imodoka ivayo. Imodoka arayibona. Simusatira parika hano. Acho. Vuyemo. Jya kurayibona. Shira kubane. Box. Brate. Kick. Shira kigabo hasi. Hey. Yeah. Sorry. Sanga bari bamuteza agacwa kuri no. Harabamurebaga. Kumbe ryari undi mugabo uhagaze. Byari. Asi. Box. Punch. Kumenyo numuhate n'umurava kugira ngo utabara ubuzima bwawe. Kigabo arakica. Nabari bamwatatse. Kureba umugabo yabonaga hari yaramubura. Umugabo yabonaga hari imbere aramubuza. Bese bite? Vuga ngo nimba uri gukubitana ugushyira umuhate n'umurava kugira ngo urebe kutabara ubuzima bwawe. Iyo ugoswe abandi barabikora. Ubuzima bumeze. Cyane nyuma imodoka iramugonga. Umusore ndore ngo baramugonga Mason. Yeah, imodoka icaye musigaho. Yeah. Bwarakeye. Barakwereka yari muri yanzu y'umuvandimwe yabagamo wa muvandimwe yapfuye. Yaje mu bitabo by'umuvandimwe wabandi bantu babatunze bitabo nta gitabo tunze. Ntujye usoma icyo usoma ni icupa na rupita. Ntago ahantu ujye uhisha ujye uhahindura. Kumba umuvandimwe yari yishe ibintu arahazi. Yo kumuvandimwe najya gupfata yavuze ati mukuru wanjye aho mbika ibintu arahazi. Cyase John azaho mpisha.
yasanze flash yako nino shyira mu mashini yitonze agenda ukurikire kumbe ibyo yasigiwe n'umuvandimwe wapfuye Uncle Cody hariho video cya kigoryi cya Jovig nacyatse ko tuni inshuti mwana watugambani ufite amafaranga yacu turashaka amafaranga yacu tangira kumukura amenyo iyi ni ya video wa mugabo ngo yabonye Uncle Cody bituma atihangana ajya kureba iki kigoryi cyari kishe umuntu yakibonye mukabona cya Jovig cyari kiri gukura umuntu amenyo ikigo cyitwa Jovig ngo gikorana n'umuyobozi wacu witwa Toro ninde kuri ryinyo uyarumirwa abagabo n'abagome With all those teeth missing, you look like a fucking jack-o'-lantern. Amenyo yose yamaze gushiramo none ubu ngubu uri gusa nk'Imana y'abamotari bitewe n'amenyo ukuntu yashizemo. Consider this your first warning. Ibi ngibi bifate nk'ari gasupo yawe ya mbere. Someone else might be on that chair that has to pay the fake. Ati undi muntu uzongera kwicara muri intebe azaba ari fake. Ni Toro. Ari kumwe na Joe. Hari undi waje arasa umuntu wamurashiniwe boss w'iki kigo cya Jovig yitwa Toro yarashe umuntu ariko iyi video ntabwo yamufashe. Tegereza iki kigo ryasubiza inyuma reba urashe umuntu yitwa nde boss wabangaba ngo yitwa Toro ni urashe umuntu ari kumwe n'uyu yasubije inyuma arihutisha. You really disappointed me, Ash. Katururi. Now your brother said he had evidence proving that Toro was behind the whole fucking thing. Said he got Ati umuvandimwe yari amaze kubona ibimenyetso bigaragaza ko Toro ari uri inyuma y'ibi bintu byose ari ubuhibere iyo biri kuba ariko Toro nta shusho ye bazi nta sura ye bazi. Uyirazuminga neza areba imbunda ya Toro uwo mugabo bita Toro areba imbunda y'ukuntu isa nta sura ya Toro iriho abona Toro imbunda y'ukuntu imeze ariko Toro ntago amubonye isura. Toro ninde ngo ni uri inyuma y'ibi byose abona na telefone yasizwe n'umuvandimwe we gushyira gutya telefone irasaba password asoma hakurya yanditse House of Pain presents kumubona ngewe shyiramo iyo password birakunda shyiramo right now I'm not sure I can trust. Sinzi umugumo ubona kwizera nifite yasizwe n'umuvandimwe we. Why they haven't come to kill me? I've got the $5 million that Ash Pelosi took from Toro. All of it for negotiating when the time is right. Before he died, he gave me a key to a lockbox stashed in Mogashueya Palace, an old castle on the outskirts of town. In this situation, the only person that I trust is going to be my brother. Ndagira ngo mva amagambo muvandimwe yasifashe amagambo avuga ati umuntu wajyaga amakuru bita Paul Cash yansigiye $5,000,000 z'idolari amana urufunguzo zanizo miliyoni ziri ambwira ko ari za Batoro ati Batoro bari kumumagana ngo duhure tunegosie izo miliyoni zabo nzibaye nanjye mabwira icyo nshaka ariko muri kano kanya nta muntu umwe nakwizera umuntu wenyine nakwizera n'umuvandimwe wanjye John niyo video yasize yifashe bize ngo umuvandimwe yapfuye hari $5,000,000 afite abitse za biriya bigabo biriya birara bya Toro iriya sendika yabo 5 mil $5,000,000 kwereka muri igijoro wa mumansuzi Sky ndetse na mukobwa Barumani Monica bari mu nzira bagenda Jovig arabitambika startled you. Joe, what's up? Niki Guy tonight at the club. Back table. uriya mugabo wari mu kabari umwirabura yicaye inyuma ninde? He was just a customer. Yari umukiriya usanzwe. Sorry? Weke? Just a customer. Yari umukiriya usanzwe bamukurira iryinyo box. Mugabo nta mikino ubonye igipfunsi kiba kimwivuyemo kuri Rupita. Rupita nyo. Wambwiye. Think I'm fucking stupid. Ucyeka ndi ikigoryi? Fucking stupid to you. As to kuri onse nk'ikigoryi nsubiza. He's my ex. He came to. Uriya mugabo ni umu ex wanjye, umu expired twahoze dukundana. It's the customer, huh? Yari umukiriya we, simumbwiye ngo yari umukiriya gusa. I believe you owed the house some money that was taken off some patrons. We turabizana amafaranga menshi wagiye unafata nk'inguzanyo yari muri kabari ukoramo. Nakabo. Talk to me. I don't know anything about it. No. Je nta kintu nzi nukuri. Lie to me, bitch. Mwimbeshya bitch. Uyamutera ingumi twagiye Rupita. Bacisheni. Wibarasa genda ubafati. Wibarasa genda ubafati. Kiraciye. This is gonna be fun. Ibi bigiye kuryoha mwana. Cya Jovig kishe Val wa mupolisi n'umuryango we wose
yaje ko afite urufunguzo umuvandimwe yamusigiye amubwira ati no miliyoni 5 z'abari abagabo z'amayero turi mu Burayi utagira ngo ni z'amanyamerika z'amayero mu rukerera ntiyigeze aryama urwo rukerera ruri kuza agenda asa nk'ureba ibiyezi azaga naho uyu nguyu yari yicaye yumva aruje ku muryango n'umukomando ntago aryama yumvise ku muryango yishe inyuma y'urugi ndica igisambo waje ku muryango Gatururi kingura yitonze fatano karaga umuginga we kumbe ni mwana gave you the fucking keys, bro. Mwana urandangije mwana urampuye yaramuzamura What happened to you? Cyakunyene bite Oh, you know, usually I got hit by a car, I fucked up by you. Imodoka yangonze nawe urampuye Fuck, man, I almost killed you. Kabuze gato nkwica Everybody's trying to do that lately. nawe ngwino ku murongo n'undi wabashaka kunyica kari benshi se bashaka kunyica akagabo gafite amaganya ngo rakaza neza nawe ku murongo wabashaka kunyica n'ubundi abashaka kunyica ni benshi hano gafite amaganya menya bakarembeje Someone else, huh? Yeah, fucking guy in a cowboy hat. I couldn't get his face. Umuginga waje ngongesha imodoka narindi kubona amaze kurangiza bari bagiye bashaka kunyica. Pretty banged up, man. Hey, you want a beer? Shaka byeri? Yeah. Waba nkoreye umuti. Ibaza abantu barasinzi umuntu kugeza mu gitondo yakubiswe ariko umuti ugiye kumwana ibyeri. Ibirenge byawe bikuri ku meza. Just like your brother. Meze nk'umuvandimwe wawe, menya n'umuvandimwe atarakundaga bashyira ibirenge ku meza. Cyase ku ntebe. Gatorori. Oh, fuck. Yeah. Payne, I think they killed Valley. Ndakeka bishe Val. He said we were gonna meet this morning. He never showed. Val yagomba kuza mu gitondo ariko ntabwo tukize tubonana nawe. Val wike bamurashe. N'umuryango we wose. Said he was gonna bring the tape of the girl and the pimp getting killed. Yagomba kutuzanira kasete yagaragaje ukuntu abantu bapfuye. Same at the house. Nahamagaye nimero y'amamagara nimero y'iwabo nta muntu ugeze witaba. He thinks I'm dead. Valley would have been the last one. Ubu nanjye umuyobozi birabigize byana bitwa tora arakeka ko napfuye akeka ko ari ngi wanyuma. Yikeka ko ari wenyine usigaye kuko nanjye ndasigaye ngomba kumuhiga. Nanjye ndahari babyukiye kuri byeri. About this Ash Pulaski guy. Banza umbwira kuri musore bita Ash Pulaski. He's your brother. Wa ndo usigiye miliyoni. Well, at least he was until they found him dead with a hole in his face. Uwo ni wajyaga usigira uwo ni wajya guha amakuru umuvandimwe wawe. Yega amakuru umuvandimwe we. Uruko umuvandimwe yajya gupfa Fidoyini twabonye yavuze ati Ash Pulaski yansigiye na miliyoni 5. Yes, enough to fry Joe Vig. Ash Pulaski yari snitch. Bega bivuze ngo yakoraga bari abagizi bana bakazana amakuru umupolisi. Abarara bita ba snitch, abapolisi bita ba informant. Babantu bazana amakuru polisi ugasanga n'umuraraza akabwira polisi buri abandi barara rero ushaka kubafata wabasanga hana. Nabazana amakuru. Ariko bigeze kubarara bita ma snitch kandi abari umuntu ngo wafo mu baji, mu maji. Narome. Wanted Vic, but he was determined. You know how he was. Fuck, man, I miss him, man. Mwana muvandimwe wenda namukumbuye tu. Kuno yari yimereye. Muvandimwe yakoraga akazi neza. Yari umwunganizi uyu. Uyu yaramuvuga akanyuzamo akavuga ati mwana nari ndanamukumbuye tu. Buryo bakoranaga amakazi. Hari igihe umuntu aba ari G yawe nyine. Njya kumva ijambo G naryumva nyakana n'imbaraga afite imyaka nimba ari 6 nimba ari 7 kandi mwe nkiga mu wa 3 primaire twarahuye yara kuri 40 ngoroke nguri G ndumirwa igise n'icyo mwana ngoroke nguri G kiga mu wa 3 birancangara uyu munsi sindamenye iryo jambo kumbe ibintu bidatinze hari umukobwa baje kureba ni umukobwa akundanaga nanone ngo na Uncle Cody cyangwa se yakundanaga n'umuvandimwe wa Payne going to ace that history test. Umva iyi test y'amateka ndaza kuyuzuza ndayitsinda. Hano haruhari cyane gutya kicaraga kure y'impeta. Ni wa mugore bari bagakwifoto yahoze ari umugore uriya wapfuye. She looks just like you. Uriya mukobwa uri yari amurasa n'umuvandimwe w'uyu. Sharano. You know who I am, right? Uzondiwe sibyo? Yego ndakuzi. Yari umugore wa mukuru wapfuye. Harashize igihe kingana iki? Just for a short while. I loved him. Harashize igihe gito nya dushyingiranwe namukundaga. To save me, you know.
yashakaga kuntabara. But from who? Agutabara nde? Kakana karumuna kuriya. Hi. Wait. Hey. Wait. I know you. Nakuzi. Since you were this big. Guzura akana. Yeah, now I am. Abo narakuze uza akazi ndimu, uza akazi nkora. Worked with Uncle Cody. Wakoranaga na Uncle Cody. You doing okay? Meze neza? Yego. Great. Buramba numiwe. Amaji. I miss him. Kana kigize ngo nakaji. Me too. Nanjye ndamukumbuye. They dragged me into their world. Told me if I don't help them recruit girls, they will destroy everything. Frank yanjanye mu isi yabarambwira ngo nizanye mbafasha gushaka abakobwa bajya mu kazi ngo bazanyica. He's the devil. Gusa witwa Toro niwe sekibi. That's what they really do. Traffic drugs. Bivuze ngo abo bakobwa washakaga babakora isosi y'umukobwa yahoza akorera nawe barabagize ba nabi ariko ngo bafataga abakobwa bakajya bazengurutse ibyo bwenge ndetse n'abantu. He's 15, John. Gashiki kanye karumuna kanye gafite imyaka 15. Ntabwo wamenye icyo bari kugakoresha iyo nemera gukora ibyo bansabaga kujya mfata abakobwa nkabashakira nkarokirita abakobwa bagomba gukoreshwa bacuruza ibyo bwenge babizengurutsa. Kuki utabacitse se? Nigeze kubigerageza mbere kubacika dore icyo bankoreye. It might as well been him. Vig does the hitting, it's his thing. Ati mwese wabikoze ni Vig cyangwa ni Toro? Ati Vig niwe ugukubita cyangwa ugwemukira ariko uba wamutegetse niwe Toro. There's a major shipment going out. Muri kano kanya hari ubwato buhambaye cyane bugiye gutwara abantu benshi abakobwa baba batwaye ibiyobyabwenge babyambutsa. Yeah. You too. Kaboneka karumuna kuri agafite imyaka ngo 15. Uriya mugore ngo yegereje gucika bari bamwisha nambwira ati gashiki kawe tuzakica nugerageza kuturwanya niwe ufasha kurokirita abakobwa. Yeah. Okay. Ready? Bivuze ngo uyu mukobwa agomba kumufasha yakundanaga n'umuvandimwe wapfuye Uncle Cody. Come on. I'll walk it. Vayo. Turacyari hahandi. Uyavayo. Ari kugenda. Bamwereka video. Bamwereje ku video kuri telefone. Abona wa mukobwa woze yakundana witwa Sky w'umumansuzi. Bamufashe na mugenzi we Monica. We na Monica bafashe ibigo biri kubaniga. Abonye se. Bigo biri kubaniga. How does it feel to watch the ones you love suffer? Urumva bimeze gute kubona abantu ukunda bababara? Kigabo kiramubarira kimuhana gatoki. Kigigeye sasu kirabarasa. Uyareba. Yarayibonye kirasa. Egisi we wa mukobwa. Yarabaye shawu. Avuye hakunino. Togaruke hakunino muri yanzu mbera byombi. Kumba abamansuzi nibo batorezwa. Come on, girls. Amansuzi batorezwa hano mugire bakobwa. That's it, girls. Aho. Hey, I want you to feel sexy. Mube sexy? Sexy. Turn. Sore. Aho. Winjiye. N'umujinya shawu. Vayo. N'umujinya. Ashobora bari gutorezwa muri yanzu mbera byombi ya sare mbera byombi. That's the money shot. Ayo na amafaranga ari kwikaragasha. John. Vig, what the fuck? What the fuck? John Vigari. Here. Gishumaga amagambo yavuze. Who the fuck are you, Bell? Yabaye nka cya kigo ry'injya numva kivuga what the fuck amwa nimba ari icyaye. Cyane hako gifite ubwenge kimwe kibisatsi bimeze ukuntu cyasone gira what the fuck uretse wumve. What the fuck amwa. What the fuck? What the fuck is going on? Neza rwa rwajya baryitane. Hey, okay nago. Korodoro. Ni yitwa Korodoro niko bambwiye hano. Who the fuck are you, Bell? Urinde mwana uri cyane. Joe Vig. Ndashaka Joe Vig. Nago muzi urushi. Korodoro baramukubita. I don't remember who that is. Nago umuntu muzi urushi. None uramwibutse. You know what? Urushi. About now. Ubu none uramwibutse se basi. Ubu none uramumenye. Ubu se byo bimeze bituri kumwibuka. Bari kumukubita uyu mugabo mwibuke Joe Vigari. I just run the club. I don't get involved in dramas. Man ngiye ibindi bintu nago nyambyinjira mu gihe cyo ngora mane nukureba kara kabari kanje n'abamansuzi. Arashaka kwitwa Joe Vig yamubonye arasa umu egisi we.
ndetse n'undi mushuti witwa Monica. Zana ikigo jyano kigeze hano nawe yumvishe bazamuka matari yishana kuvayo we kick pusha uretse nindwanyi ntatinzamo yatarajya kure ka rugondiye nepfusha uhambe muriro ndapfuye mugeri ndapfuye mwana wampereje heza kura y'inyundo arayikaraga mugabo ni umugome kura y'inyundo Joe Vig niwe nshaka Joe Vig akira aho yumva abandi bari kuzamuka nanone agaruka kwiyishana undi wazamutse kuvayo Fabrice y'imahoko jido hasi Fabrice nawe ntugahubuke Fabrice sherifu wa mahoko na Romeo ari hejuru rwose rero nakubeshya ariko ari hejuru Joe Vig ari hejuru kizamurayo yeah kumbe hejuru umugihe bari kurupima ku biro nimugire ikintu kimwe musiga inyuma mugire neza mupakire urwo rumugi tugende kumbe dore Joe Vig ni hari mwana mugire tugire wana Joe Vig hari hano Joe Vig hano kingura arasarasa mugenzi we uranda shomye bakoranaga arahubutse yarayimutunga no ayimushyiraho kunda gukubita abagore madantuza Be upset about Sky and Monica. Sky na Monica byarangiye They were a blast. bari ubugoryi buraho amushyiramo zari rupita ziraho Tough guy, huh? urakomeye ari You have the balls to come in here and get me? urumfite imbaraga za zano kumbona box fush You cops are all dead meat. we n'abapolisi mwese muri nyama zapfuye gutera biranga mugeri uyu mugabo ngo naga ajya arwana ibintu byo kurwana ngarabyanga ibyo kurwana naga ajya bikora we ngarakubita gusa ngo kuko ngiye yakubise ntabwo byitwa ko yarwanye aba yahanenye kuko we ntabwo bajya bamukubita twatangiye bitubwira terura akagoryi depoza hano kubita shawu bita Michael J. White shabundi yari ari hano mu Rwanda murabyibuka ejo bundi ari hano mu Rwanda Rocky wambabariye tukabona nakubushize nakohereje filime n'uyisobanura ati ntago mbonana nawe ndi busy Toma Nyiragwe ndinda genda tutabonanye nta mwanya mba mfite no bambwira sha wanyiyemeyeho naramaze ese nkubeye yazanye ngo nakamwe gakina ongo back nanze kubiteza nabo baracyabinyurira hako bapfushe ese ngiye bamfatiraho bambone Everything you see around here, that man forced me. umva ibyibona byose ngo rano uyu mugabo yarabimatirije ngiye nkurikirana akabyiniro gusa So you've seen him? ndashaka kwitwa Toro boss wawe waramubona From time to time, but he's always covered up that weird voice. Toro urayitwikiriye njya mubona ariko urayitwikiriye ntiwamenya isura ye boss wabo ntabwo wamubona isura He only comes here for Lacey, please. ageze aje kure bitwa Lacey That man is obsessed with her. umuntu wenyine azi anakunda ni Lacey Lacey kandi ni wandi wakundanaga n'umuvandimwe we wa undi bari kumwe ku manywa yaje kureba Lacey one wenyine uzi isura What? No. Tell him that. ati barambwiye ngo turamuzi ntabwo muzi bibwira uri Believe me, John. Yizira John
Toro, he's crazy. He thinks I'm his and I... Toro yaransariye ko mukunda ariko ntabwo nduwe ngiye nakundaga umuvandimwe we Cody. Swear to you. Ndakurahirira. Ngiye nkunda Cody. Umuvandimwe we nkunda. Nuko ngo Toro yansariye Toro nta muntu umuzi isura. Okay, I'll help you get out from under this. Okay, ndaza kugufasha bino kubivamo. Ariko mpaka nawe umfashe menye ko Toro ninde. At 8 o'clock at Mogoshwaya Palace. Umubwire dore muri Moshwaya Palace. Mu ngoro ya Moshwaya. Big is dead. Frankie Fine is dead. Umubwire aze ndamuha miliyoni z'eshanu we akurekure ugende uze tujyane. Umubwire dore muri Moshwaya Palace. Now you say you loved Cody, right? Kandi wambwiye ko ukunda Cody umuvandimwe wanjye. And you'll do this for me. Ubinkorere basi. Bikorere umuvandimwe wanjye wapfuye. Fucks with me. Nunyinisha. I'm gonna send his ass home. Cyangwa se wakanyinisha agatafari ke ndakohereza mu rugo. Ibaza ariko Imana we ati umuntu nanyinisha agatafari ke ndakohereza mu rugo. Tugaruke hano. Oh, hey. Oui. I was just about to call you about Christmas dinner next week. You think you can make it? Hey, Arnold, I need your help, man. Nyine mfasha bwawe mwana. I just set up a meeting with Toro. Nateguye inama na Toro. Yeah. It's impossible. Look, I came across something Toro wants. I'd like to make Nashigura n'ikintu turashaka. Back up. Okay? Look, see, Arnold, I just want to give Toro what he wants and free Cody's wife. That's all I want. Ati mfite umugore Toro akunda nanjye mfite miliyoni 5 nshaka kumuha. Different things. Jegora na Toro. Lacy love and Arnold, I just need your help. Nyine mfasha bwawe. You and some of the old ADS guys to cover my 6 while I make the exchange. Ngiye kujya gura n'uwo Toro mu izo miliyoni 5 nawo mu mugore. Icyo mwe muri buze gukora no kuba muncungiye uwo Toro tukamufata. Katorori. Uyeri hano. Ari hano yaraje yagiye gusaba ubufasha. Briggs is out. Briggs yanze kudufasha turi twenyine turi babiri. Briggs yabimye abasirikare bajya kubafasha abantu bagomba kubaga bakifasha no kwirwanaho. Katorori. Cody's dead, Payne. Team's dead. Cody yarapfuye ikipe yararangiye. Yeah, I'm down. Ubu ninjye nawe ngiye nditeguye. And how many of these motherfuckers do I got to kill? Yeah. Barakwereka bagiye guhurira kuri Moshwaya Palace. Ijoro. Sa ijoro. Ni babiri. Bagiye guhura n'uwitwa Toro. Umufite miliyoni 5 z'amayero. Musora za Oziri. Bari ko Toro uyu yahoze ari sniper babitubwiye ko ibya imbunda by'aba sniper biri mu kintu nka kiriya. Ntago ari gitari. Mogoshwaya Palace. Mogoshwaya Palace, yangoro ya Mogoshwaya. Mogoshwaya batangiye kwitubwiraho. An ancient palace with deep roots to the history of the region. Ati ni ingoro yambaye ifite imizi yayo cyane cyane ku bintu byerekeranye n'amadini. Built over a hole in the ground they called the gate to hell. Nanone ngo iyo ngoro yubatse hejuru y'icyobo kinini cyane, ngicyobo kirekire kidafite igarukiro, ngicyo cyobo bavuga ko ari icyobo cyerekeza ikuzimu kwa Satani. A hole said to be so deep that no one can see the bottom. Ndetse ngicyo cyobo ni kinini cyane nta muntu n'umwe urigera yabasha kuba yabona mu ndiba zacyo, nta muntu urabona munsi. Since then they say animal-human hybrids were reported to have crawled out of it. Hari abantu benshi bagiye bazana ibihuha cyangwa se bajyaga bavuga ngo icyo cyobo ngo hari inyamaswa n'abantu benda kumera nk'ibinyamaswa bajyaga bazamuka muri icyo cyobo. And dark-winged otherworldly creatures flew in the vicinity. Abandi bakavuga ati nanone hari ibinyamaswa byaga bizamuka muri icyo cyobo biguruka bikazamuka muri icyo cyobo. If this is the gate to hell, nimba koko iri ari irembo ry'ikuzimu, ni ya magambo y'umusore Payne. It's time to slam that fucking thing shut. Nicyo giye kugira ngo kira kigoryi cya nze kukica icyo ngicyo cyatura umuyobozi w'abagizi ba nabi nze kumwica manuke muri icyo cyobo turebe ko ari we wagifunga byibura. Katururi barakwereka abana bahageze imbere aho bapanze guhurira bari kuri Mogoshwaya Palace za Kurino batangira gutega ibisasu. Bo ni babiri bahageze imbere batumije uwitwa Toro batangira gutega ibisasu aze gusanga bamwiteguye. Bimeze bite? Yeah. Sayijoro bagiye guhurira aho ngaho. Nakubwiye
tukiri aho uyu ni sniper arizaje ya mbere yaje sniper yageze kare kumbuje Payne nibwo acyagera yahageze Payne You find high ground? mani njye nahageze urarinzwe ubundi kugucungira hari icyo ubona ku butaka hari abo yabonye baza Payne dufite abadukurikiye mwana abaje hari izindi modoka ebyiri zikase hirya zo kutujijisha mbega ni agatego yeah. Toruri bavayo One van headed to you. Last visual on the other two. indi modoka imwe ije gusatira ariko utirengaje ko hari izindi zaciye ku ruhande Katoruri ni sniper uri kumucungira Second possession ready? Sniper aragatsindwa ku rugamba hari van yaje isatira hari yeah. Okay. Got eyes on the other two players. Pulling up to you now. Baba jinga bandi baparitse hirya nabo ndi kubabona Katoruri About 6 on foot on the ground. ndi kubona ibirenge bitandatu ku butaka ubwo n'abantu batatu ibirenge bitandatu ku butaka hano baginga abakomando rero muri Amerika ndi kubona ibirenge bitandatu ku butaka imbere yanjye yeah. harufu mu witwikiriye Payne. Payne ni Toro ngahora yitwikiriye nta muntu umuzi isura nta muntu umuzi urabizi hano barambonye ndahinduye arahinduye ku ruhande Toro yaje You wanted to deal with me? I'm right here. nimba ashaka uyu mukobwa ari hano Just like you asked. I know you're out there somewhere, hovering among the dead. ndabizi uraho ngaho umeze nk'uri kugenda mu bapfuye Moving to the south of the palace. Copy. bano nabo natwe turi kuzenguruka ino ngoro turebe ko nta bandi bantu bazanye over abandi bazanye na Toro bari kuzenguruka inyuma Fitting grave for John Payne, who walks among the dead. ati Payne bagiye bavuga ngo uri umuntu ugenda mu bapfuye mbega we yica abantu akabazengurukamo Did you know that? How'd you know that, Toro? Katoruri Coward! Kigwari vayo Still no sign of him. The outer wall is clear. Wait, sir, we have something. We spotted a shooter in the northeast mezzanine. You said yet? Payne. I got him painted. Say the word. Hey! You wanted me out here! Take the shot. murase This is for his family. reka murase arashe tararasara ibyaturikanye babagenzi bari ku ruhande byica umuti Katoruri This is for Monica. kana kamonika isasu Monica ni wa museriveri sasu hey Katoruri yeah masasu sniper arabafite neza masaha y'ijoro ririya ndeba kure yo kumuna zaba sniper iyo reba nk'aho ari ku manywa Too late for running. hey yeah sasu izo naro bacyariho ni Toro bosi wabo Katoruri sasu ku bagabo sniper hejuru abona neza cyane sniper ku rugamba bari mubi cyane monsheri njyemba mbizi All right, Toro, let's do this. sawa Toro reka bino tubikore Toro nta muntu umuzi isura In the chapel.
Let her go and I'll take you to it. reka uwo mukobwa aceho mujyane muri chapel, muri shapeli, muri wa rusengero, mwereke amafaranga yawe ari. Now show you where it is. How do I know you're not lying about what's inside? Gute nakwizera ku bintu birimo imbere? Umugabo n'ijwi rye riba rivugira kure ryirangure na n'umuntu uzi ijwi rye. I got him. Ndamufite. Hey, motherfucker. Uyu nguyu ataramurasa inyuma yaturuka abandi. Uyabona abandi baje ni wa mukobwa. Kino kigabo kino gigize cyane cyatoro kiramukundira kwinaga gikunda. Reba inyuma yawe. Uyacaho. Mukobwa. Turi umukobwa ngo baramurasa. Kurasa umugizi wa nabarasa ingofero gusa. Mukobwa baramurashe. Kumbe Briggs tuzi nka Fande niwe Toro umugizi wa nabi. Uyarabyiboneye. Toro tuzi nka Fande. Uyarabibonye. Briggs. You are fucking men. Mwana abantu bawe koko. Yabashoro kubiri mugabo aricaga abantu be. Okijambo avuze ati abantu bawe koko. Nicyo kibazo. Sasu. Katururi. You got bogus on your left. Sasu. Hey. Sasu. No. Sasu. Sniper. Ntago ajya husha ubundi kirazira yahushije. Musakirego. Nko kumva. Hey. Sasa shiramo. Briggs tuzi nka Fandi. Hey. Uyu ni ndwanyi. Sasu. Nundi munsi. Mugizi wa naba hanyuze. Uyu yarahabonye. Aramukurikira. Bucece mu gace. No. Vayo. Nk'umuntu ukora ibyaza agenda gake gake ntagahubuka. Mwari mwumva mubuka nk'ababana wapi. Mwari mwumva nsamara wapi. Sinkora ibyonzi yego. Throw the weapon in the pit. Shira imbunda yawe muri kiriya cyobo. Naga muri cya cyobo ngo kigikuzimu. Ngo bakeye ko ari inzira igikuzimu ko nta muntu uzigarukiro ryacyo. Nayikura mu ryashwe. Where's the case? Iyo case iri briefcase iri. Uretse iri mu miliyoni 5 z'amayero. Ubundi hari amafaranga atabaho aba muri filime gusa. Miliyoni 5 z'amayero bari amafaranga menshi mu nsheri. Usanga abantu tuyafite mu Rwanda ari nge n'abandi bantu batari benshi cyane. No story necessary, John. I'm done. Ko nge nago nyafite n'akabantu tuyarengeje tutari benshi abayafite wenda murahari. 5 million and disappear. Now hand over the case. Well, you're gonna disappear. Sunikira ko iyo case. You know I already figured out it was you. How long you Uzigiye nakumenye. Usarata yabwira ati namenye ko ari we mugizi wa nabi umunsi wa mbere duhura. Tayabwira ati ndeba video nibutse umunsi wa mbere ngumona n'imbunda. 11 without old unit insignia. Nahise nibaza kubona n'imbunda umunsi wa mbere nza hano muri kino gihugu nkakubona n'imbunda idafite ikimenyetso cya unit yacu. What are you thinking? Ubona no muri video iyo mbunda imitamenye ko ari mugizi wa nabi yarabimenye. This is going to end. John, the legend. Urakeka birangira gute? Killed in action. Yaza kuvuga ko yiciwe mu gikorwa. Sucks. Because I was damn close to. Bakavuga ko Toro umugizi wa nabi yakwishe agacika nanjye no bakama mupeti bavuga ati umugizi wa nabi yanciye mu myanya y'intoki nari musatiriye nuko biri bugende ndakwishe. Hano wari waje undi mugizi wa nabi Katururi sayijoro bucece. Looking for me? Ushaka njyewe? Oh yeah. Yego. Got you just like I did Valley. Reka nkwishe nkuko nice Valley. Valley ni yanshuti ye barashe n'umuryango we. Tangiye kubyibuka. Cyo kigabara kizi. Kukiriyo yarakibonye cyari gihari. Ntahagaraho gusa. Kigabara kizi. Kigabara kizi. Cyakoranaga na Briggs. Yarakibutse. Kicenye cya Briggs. Tera! Briggs ni Toro. Kubaga wapi? Tambaga. Kubaga zibukira. Katurere. Bose ndwanyi winera icyuma. Bose babangutse. Hano ubundi ni umuhate umurava gukanura cyane ubuzima bwawe bugume mu kibugu bw'abandi buceho. Bugoswe gato bw'abandi bugumana ukagenda. Bega kuri iyi si nimba uri no kunyumva n'akazi kose ukora n'icyo uri gukora cyose ni ugukanura cyane ukaguma urenze
niko gahunda bimeze hari ugoswe barakurangiza. She loved him. I wanted her to love me. None kucishe Cody ati Cody impamvu namwishe uriya mukobwa Rasi yaramukundaga kandi nari nge nari nkeneye ko Rasi nkunda bivuze ngo uyu mugabo byatumye yica Cody hari harimo no kuba wa mukobwa Rasi yarakundaga uyu mugabo Cody wapfuye aho kugira ngo akundure bivuze ngo no byatumye tora mwica urukundo rwari rubyiganjemo. What about Valley's family? Nose umuryango wa Val They all had to die because of your Where's your case nago nyigwereza Pawns, John. Bano hanze rowe n'umwicanyi Mason buretse bose bafite umuhate n'umurava baranabangutse buretse Being a pawn in somebody else's game. Decided to run one of my own. Now save me the trouble of wiping the blood off that and throw me the fucking case. Sunikira hano yo case hano murava tumuhate kugira ngo urabe ko ubuzima bwawe buguma mu kibuga bw'abandi bugaco. Buretse murava kuraje ibikubara buretse ndaguma mu kibuga ucaho ndakigwamo kiki kuya bimeze no guhangana cyaba ngombwa ukanashotorana nta mipfusho gahunda y'umunsi imeze icyo ni ikinyarwanda numva n'abana b'iminsi ngo gupfusha ibintu byaye ngo ngendiji. I know what's gonna happen. Nzi ibintu bigiye kuba giye kundasa bize kurangira turwanye aramurasa umusore bamushyizemo undi se kare kose yabuzwaga n'iki kumurasa yaramurashe fata ikofi apfuye nta ngaru. Hanyuma mugabo menya ari umuzimu we noneho turaza kurwana n'ubundi tu amurasa mu kaguru umugabo ajya hasi mu mugongo aramuhuhura aretse tukirira inote ko tuba twaravunitse. Hanyuma uyu mugabo menya ari umuzimu we ndaza gutuma wishyura Monica ibyo yakoreye Monica na Sky his family and Cody n'umuryango wabo ndetse na Cody urabyishyurira. Aramurasa wapi menya ari kurasa amashaza nibyo wagomba gusuzuma your ammo amasasu yawe ammunition iyo bahinnye bavuga ammo ariko na amasasu ni nka bullets. Wa munsi uyu mugabo ashyiramo combination muri safe cyangwa se imibare y'ibanga muri safe y'umugabo yarabibonye araza mushyiramo amasasu ameze nk'amashaza ku buryo urasa umuntu ukamurasa amashaza ariko bikavuga nkaho umurashe yamushyiriyemo amashaza wari uri kundasa amashaza rero tugiye gukomana abizi katurwane nyine bose ni abagabo ni abasore abizi n'ubundi bibiri ivuga ko umugabo azarya yiyushya kuya naringiye kuyatwara niyushya kuya yarangiye kuvuguruza Imana bajya mu ngumi niyuha kuya kike bimeze bite bose bose ari abakomando kigabo ni gisore kibuka muri Expendables n'izindi filime nyinshi nashaka kukubwira kubw'umutekano wanjye ivi hasi barazingana buretse bari kurwanira miliyoni 5 z'amayero n'amafaranga atabaho niyo amafaranga aba muri filime gusa mwe mubona hasi terura deposan kanagira wapi box kick kivuna we tera wapi tera umugeri parika muri muvezari Toma Nyiragwe bamwita Michael J. White baramuzi nuko banzino kiramuyora cyo ni igipagasi nago kirwana nk'abanyamugi kirayoro kirwana nk'igituruka mu nzara z'umujyi ntukarwane nk'abanyacyaro bagira barya kigabo kiramuniga box kirwana nk'abanyacyaro bakora garinci ku mutwe w'umugabo kigabo giterana garinci ubundi wo muri football y'umugabo yizanye buretse Toma nyira mugeri mwe muri wa mwobo ugikuzimu umugabo yamanutse atyo mu mwobo ngo ugikuzimu uyu mugabo ni indwanyi baramuzi ubu n'ubwa mbere arwanye ubundi ntajya arwana yarabyiyemeje warakubita gusa ntago arwana kurwana ngo ni imico mibi
we ngarakubita umugabo ariyemera jawe. Sigaye hano gusa nanone yongeye ababajwe nuko umuntu ushinzwe umutekano nk'uyu ari we wakabaye yihishe inyuma y'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi nk'ibi. Bibabaje kubusanga wagakebuye abantu barakwereka hashize ibyumweru hakunino aruhari na ahantu kumbe dore wa mugore Lesi. I'll be with you in a minute. Munota umwe ndaje nguserive. Yaje kumwakira. What can I get you? Naguha iki? Hello, Dina. Ko umugore yisirinde zina ni Lesi? Smith. Not to be mistaken with the other Adina who works on the night shift. Ntunyitiranye n'abandi bakoraga shift ya nijoro. Yeah. My doctor says it's a good therapy. Muganga aramwe gukora mu kazi nk'aka ngaka mpura n'abantu ni ibintu byiza byamfasha gukira. Interacting. Hihuza n'abantu tukisanisha. You mentioned a doctor. What happened to you? Byakugendekeye bite? An accident. Nawe n'impanuka kumbuye umukobwa baramurashe aribagirwa ntagazi ko disi bamurashe. Wari kuvuga ngo yakoze impanuka y'imodoka. Giving out all my information like that. Sounds like a very smart man. He was. But he left me a gift. Umugabo wanjye nubwo yapfuye yansigiye impano. Kumbe kumva umugabo yasize ateye inda ka Lesi kagakobwa. Yasize agateye inda umuvandimwe we. Muvandimwe yankuko yasize ateye inda kano gakobwa. What can I get you? None se tuguha iki? Have coffee. Mufite agakawa se basi? Oh, Dina, may I borrow your pen? Waniza kuri iyo karamu yawe? John? Enda John. I'll be right back with your coffee. Ndahita ngaruka. Lacey. Oh, Lacey. Everything is going to be just fine. Ibintu byose biraza kumera sawa. I'll be right back to take your order. Ndaje ngaruke mfate order yawe. Cyase commande yawe. Yazanye ka briefcase ndetse yicarano. Turacyari mu burasirazuba bw'Uburayi. Yaragize gutya asiga kaga kese ke yari yazanye yagasize hano. Mana kungako nawe gakenyerereho nyine ngakenyerereho ye gakenyere barakansigiye ngo akenyere aza kwicara hano katurure. If you ever find yourself passing through New York, look me up. Nimuramuka mubashe kuba mwagira muri New York muzanyureho. House of Pain. Muzaze kubaza yitwa House of Pain yabasigiye amayero n'amadolari. Cody's. Until then. Mugihe mutaraza New York yari John. Cody would have wanted that, bro. Uyaje gora n'uyu. Now it's done. Byose ndabirangije. Yarishimye. Amusigiye amafaranga ibintu byose. Yabonye n'ifoto.
gonna stick around? Ese uraza kugumina? You? Nah, man, I'm looking forward to the peace and quiet of my own bar. Mwana ngiye kujya mu kabari kanjye nshaka ibintu by'amahoro niturize nta kindi. Yeah, for sure. Harya ngo kari niyo ko yego nzajya nywa byeri z'ubuntu tu. What? Peace and quiet, huh? Well, I heard you redecorated the bar with a couple of goons before you came out here. Barambwiye ngo mbere yo kuzinangwara ibirara bibiri byaje mu kabari kawe urabitimbura. I know. What I heard was you beat one with his own gun. The other you threw through a window because you were going to change that shit. Barambwiye ngo umwe yabanje kumwambura imbunda ngo duramukubita umunyeza mu idirishya bitewe nuko ashaka guhindura idirishya. Before you kicked their ass. Ikintu cya nakunzemo nuko wabanje kubabwira kuri bakubita mbere yo kubakubita. Abantu bakunda gukabya amano uyu mugabo urigera mbwa abantu bakunda gukabya kubera ko bakunze kuvuga cyangwa bakunze kwizera ibintu bitabaho. Peace and quiet my ass. Mani amahoro no gutuza na gatafari kanjye nago mbikeneye. So ADS they asked me to take over Briggs. Can you believe that shit? Je bamamagaye barambwira ngo nze gusimbura Briggs abari ngiye yoborera unit Briggs yarayoboye. Briggs ni wa undi toro wayoboraga nabi. Bahise amagarura musanga barujye kubayobora. Nanone nakubwiye rero ko ibisanzwe Kimomo kibahana. Abamuzi ni bamugereranya, abamumenye ntibamushidikanyaho. Ibyo gusobanura ababimparire kuko ndasobanutse. Ciao ciao.